nongeye kugusuza waba uherereye hose mu gihugu cyangwa se hakurya y'amazi. Niko musanzwe mubimenyereye, ikiganiro ni karibu ku meza, musanzwe mugezweho nanjye Umuhoza Nadia. Uno munsi rero mushaka ko mfite amatsiko ngese tugiye kuba twakora iki. Uno munsi tugiye kuba twafatanya gutegura ukuguru kw'inkoko cyangwa se chicken leg. Dufite rero chicken leg, tukagira chicken masala, tukagira inyanya, pavuro, igitunguru, amavuta, tungurusumu, magi n'inyanya zo mu gashashi. Ni ibintu byoroshye cyane, ntabwo bigoye kuba bafata ifunguro ryawe rero rimeze neza, cyangwa abo watekeye nabo bagataha bakwiragira bavuga ati mu buzima twabonye ahantu bateka ukuguru kw'inkoko kukaza kumeze nk'iki, kukaza nyine gutangaje ku rwego rwo hejuru. Reka dutangire. Turabanza rero dutunganye kwa kuguru kwacu dufite, tubanza dushure. Hanyuma tugiye kuba twamenya hanyuma tuyisige impande zose. Turakatura n'ibindi bintu tuze kuza kwifashisha iyo nkoko yacu. Nk'uko mubibona ibintu byose twabyegereje, tugiye kuba twateka kwa kuguru nk'uko. Mbere na mbere rero ubaye ufite gazi byaba ari byiza, ubaye ufite n'imbabura ntacyagutangira kuba wateka.
amavuta yamaze gushyuha shyiramo kugira ngo yaho ibashe kuba yashya neza. Hanyuma ugashyiramo bya bitunguru na za pavuro. Ugashyiramo n'inyanya, hanyuma ugapfundikira kugira ngo umwuka ube wabivamo. Hanyuma kugira ngo umare mwinshi urawugabanya. Murabona rero yuko kwa kuguru k'inkoko kwamaze gutunganya, kumeze neza no ku maso urabona yuko guteye apeti, no mu kanwa tesite yako iraryoshye pe, n'ibintu bigaragarira amaso. Ubwo rero nakuzuyaza no kujenjeka, ntabwo waba uri mu rugo ngo ubure icyo uteka kandi ufite ukuguru k'inkoko cyane rwose wayitegura nk'uko wabonye twabikoze. Ikiganiro cyacu rero nakagaruka nk'uko musanzwe mubimenyereye. Wowe uri umunyamahirwe wo kuri iki kiganiro, karibu kumeza ko ngubu nabyo kwirirwa ujya mu mahoteli cyangwa mu resitora, no gukurikira ikiganiro maze ubundi funguro ryose ukeneye cyangwa se ushaka ukaba waryitegurira iwawe mu rugo. Rero ngiye wabagezagaho kino kiganiro nitwa Umuhoza Nadia. Ubakeneye inama cyangwa se igitekerezo wamagara kuri 0788655593. Wakoze umwanya wawe.